Si igihe kinini gishize abantu babaho mu buzima butagira telefone. Abantu babaho mu buzima butagira telefone bari bafite uburyo bwinshi bugiye butandukanye bakuramo ibintu byabo. Bari bafite uburyo bwo kuvugana, bakagira uburyo bwo gukundana ndetse gukora, bakagira n'uburyo bwo gutekereza. Ibyo byose bakabikora nta telefone bakoresha ndetse nta n'izo bateganya, nta n'izo batekereza. Bagiraga uburyo bandikiranagamo amabaruwa, bakabonana imbonankubone ndetse bakajya guhaha ku isoko aho kugira ngo bakoreshe amapplication amwe n'amwe. Bakajya guhaha, akigirayo niba akeneye ikintu akakibona nuko yagiye kukishakira ku isoko. Bari bafite uburyo bwo kuganira ndetse bakabana bya hafi. Uba ushatse ko muganira imbonankubone bikaba ngombwa ko muganira muri kumwe neza, atari ukuvuga ngo wenda hari igikoresho runaka cyabahuje kugira ngo murebane mu maso cyangwa se kugira ngo mubonane. Oya, mukaba muri kumwe neza imbonankubone. Ariko isi irihuta cyane, telefone yagize nk'akadomo. Ubu ngubu icyo ushaka aho ushaka hose uhagera kuri telefone. Uri kumwe nayo LP Entertainment. Manzi rero ko wakoze subscribe, ukandi like na share kugira ngo tuze turebere hamwe aho isi ya none igeze kubera telefone. Uyu munsi telefone si igikoresho gisanzwe, aho bigeze gifatwa nk'umutima wa buri muntu ku isi, kuko usanga abantu benshi bazikoresha bigiye bitandukanye. Ugiye ku kazi arayikoresha, ugiye kwishyura akoresheje mobile money cyangwa se izindi platform kugira ngo yishyure amafaranga runaka akoresha telefone. Ugiye kugura ikintu, ugiye guhamagara cyangwa kwandika, heba kuri WhatsApp cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga, bisaba telefone. Ukeneye amakuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni telefone. Ukeneye kwidagadura cyangwa se ukeneye kugura igikoresho, byose byabaye telefone. Telefone yabaye nk'igikoresho gitwara ubuzima bw'abantu bose. Kuri ubu ngubu telefone twegeranya nk'urugingo ndetse rukomeye ku mubiri w'umuntu. Tekereza umunsi umwe uzindutse ugasanga nta telefone n'imwe iri gukora. Ugasanga abakozi bagiye batandukanye bakoreraga imirimo yabo bakoresheje telefone, ugasanga telefone zose zahagaze, nta telefone n'imwe irimo irakora. Ese byaba bimeze bite? Ugasanga abakoresha mobile money bishyura cyangwa se bakira amafaranga, ugasanga byahagaze. Ugasanga abakozi bakora delivery bagendera kuri Google Map cyangwa se bakoresha telefone zabo kugira ngo bamenye aho bajyanye ibyo batumwe, bagasanga telefone zabo zahagaze. Ugasanga abanyeshuri bigira kuri mudasobwa cyangwa se bigira kuri telefone, bigira online, ugasanga byahagaze. Cyangwa se abakurikirana amakuru kuri televiziyo, imyidagaduro kuri telefone zabo, ugasanga byahagaze. Yemwe hari n'abakora inama bakoresheje telefone zabo, bagakoresha application zigiye zitandukanye, ugasanga byahagaze. Iki gihe ushobora kwibaza ngo ubuzima bwaba buhagaze bute muri iki gihe? Uramutse usanze telefone yawe wayilazijemo umuriro, ariko ugasanga mu gitondo ntabwo iri gukora kandi nta kindi kibazo cyahabaye, wagerageza kubaza na mugenzi wawe akakubwira ko telefone ye itari gukora. Ibaza ibyo bintu byaba bimeze bite? Cyangwa se ubuzima bwaba bwahinduka bute? Ubu usanga ubu ngubu kuri bamwe telefone ni ubuzima, ndetse ugasanga ku bandi ni umurizo w'ibibazo cyangwa se n'intandaro y'ibibazo.
usanga ahantu henshi imiryango itakicarana ngo iganire, abantu ntibagifata umwanya wo kuganira. Ujya gusura umuntu cyangwa se watekereza kuganiriza umuntu, akanya gato kose abonye ugasanga ari muri telefone. Ushobora gutekereza ngo ni iki telefone yadukoze, cyangwa se ni iki telefone yakoze abantu. Yaragiye irabafata, irabakontorora, ibishyira ku rwego rwo hejuru, ku buryo ahantu hose usanga, ndetse no muri bisi abantu bagenda, uba usanga umuntu uhuze, ikintu ahugiyemo ni telefone. Kandi nyamara iyoboye isi ku kigero utatekereza, telefone. Kuko abantu benshi wa mwanya wo kuganira bagiraga, abantu ugasanga baganira n'ababyeyi babo, inshuti ugasanga ziraganira, ibyo ntibigikunda kubera ko buri wese aba yahuze ari muri telefone ye. Abantu baratwawe no kureba uko abandi babayeho, ndetse ugasanga uko kuntu babireba n'ahandi babivana ni kuri telefone. Ugasanga bashishikazwa no kureba uko abandi babayeho aho kugira ngo bite uko bo babaho. Ese ubwo uramutse udafite telefone, cyangwa se ugasanga telefone yawe mu gitondo yazimye, wabyitwaramo gute? Wabaza na mugenzi wawe ugasanga telefone ye ntabwo iri gukora. Yewe wagerageza no kubaza n'undi muntu ku ruhande, ugasanga telefone ye ntabwo iri gukora. Ese ibintu bishobora gutuma twibaza niba telefone yarabaye nk'igice kimwe ku buzima bwacu, cyangwa se ku buzima bw'umuntu. None se reka nkwibarize, uramutse usanze telefone yawe yagize ikibazo, cyangwa se ikindi gikoresho ukoresha kugira ngo uhuzwe na bagenzi bawe, cyangwa se uhuze na bagenzi bawe, cyagize ikibazo, reka dufate nka computer, ugasanga nawe yagize ikibazo, ugasanga ahantu hose nta kintu kiri gukora, kwishyurwa ntibiri gukunda, kwiga ntibiri gukunda, ubuzima bwaba buhagaze bute? Ni iki cyahinduka ku buzima bwawe? Ese ndibaza, ushobora kugira amahoro usanze ibintu byabaye gutya, cyangwa wumva hari nk'igice cy'umubiri wabuze ku buzima bwawe? Tekereza, iyo uramutse usohotse iwawe ugasanga iyo telefone ugeze nk'imbere, wumva bimeze bite? Cyangwa se niki gituma wibuka ko wibagiwe telefone? Twandikire muri komenti utubwire uko ubyitwaramo iyo uramutse usanze wibagiwe telefone, cyangwa se ni gute wabigenza, cyangwa se ni gute wakwitwara uramutse usanze telefone yawe yazimye burundu, cyangwa se iri kwaka ariko nta kintu ishoboye gukora. Wabaza na bagenzi bawe bakakubwira ko telefone zabo nta zigishoboye gukora. Twandikire muri comment tubwire ngo ese wabyitwaramo gute. Twandikire, wibuke gukora subscribe, ukanda like na share kuri UNP Entertainment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika.